Bahaye ikaze mu kiganiro hirya no hino ku isi. Hirya no hino ku isi tuvuga hirya tukavuga no hino ku isi, tukavuga inkomoko n'amateka yo mu miryango migari tubona uyu munsi ku isi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nkomoko y'imwe mu miryango ituye ku isi munsi y'ubutayu bwa Sahara mu gace k'ibiyaga bigari mu burasirazuba bwa Afurika. Reka tubanze turebere hamwe bimwe muri ibyo bihugu bituye munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ku isonga haza Ethiopia, Kenya, Tanzania, Rwanda, Congo, Uganda, Angola n'ibindi. Reka tuganire ku mateka y'imwe mu miryango ituye mu Rwanda, Abagesera b'Abazirankende, ubwami bw'Igisaka. Ibyo bagezaho nitwa Irumva, wa Karugendanyi, wa Barigora, wa Mihuhumbo, wa Mudidi, wa Rubwiriza, wa Kirenga, wa Kimenyi wa Kanegetura, wa Bazimya, wa Ruregeya, wa Kwezi kw'Irusagwe, wa Kimenyi wa gatatu Rwahashya, wa Naho, wa Mutuminka, wa Kimenyi wa kabiri Shumbusho, wa Kabunda, wa Kimenyi wa mbere Musaya, wa Kagesera, wa Rugezo Nyagakende, wa Ruhinda, wa Kabeja, wa Kazigaba na Mugesera w'Abazirankende. Mbaye ikaze mu mateka y'Abagesera b'Abazirankende mu bwami bw'Igisaka. Abagesera b'Abazirankende bakomoka kuri Kagesera, wa Rugezo Nyagakende, wa Ruhinda rwa Kabeja, ka Kazigaba. Ni ukuvuga ko Abagesera b'Abazirankende ari abuzukuruza b'Abazigaba, bakaba abuzukuru b'Abahinda. Abahinda ni ubwoko butuye muri Ankole yo muri Uganda na Karagwe yo muri Tanzania, ndetse no mu Rwanda bahari benshi, bamwe bazanye no gushaka ubuzima, abandi baje mu ibunduka ry'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli wari warabundiye muri Karagwe k'Abahinda kwa Nyirasenge Nyabunyana wari warashyingiranywe na Karemera Ndagara watwaraga Karagwe mu 1500. Naho Abazigaba ari bo basekuruza b'Abagesera, ni ubwoko bufite igisobanuro mu Rwanda. Mu mizo ya mbere y'Abanyiginya bahanga u Rwanda rwa Gasabo, kuko Nyamigezi ya Nyamikenke yari sekuru wa Gihanga Ngomijana wahanze u Rwanda mwene Kazi. Igihugu cyabo cya Rugoya rw'Umubare muri Gatsibo na Kayonza y'Amajyaruguru. Igihugu cyabo cyometswe ku Rwanda ku ngoma ya Kigeli wa kabiri Ndabarasa, nako ku ngoma ya Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Kugira ngo tuze gusobanukirwa neza amateka yimbitse ku butwari n'ubukaka n'ubuhangange bw'abami b'Igisaka n'ingoma yabo batwaraga rukurura, turabanza turebe igihe batwariye Igisaka n'abatwaraga mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo turaza kwifashisha niba mu Gisaka urugero nk'umwami wabo wa mbere niba yayoboraga mu gihe Kagesera niba yarayoboye mu 1300, no mu Rwanda tuhareba umwami wahayoboye mu 1300, kugira ngo tuze gusanisha turebe amateka n'imvururu n'intambara n'insirire ahantu zagendaga zituruka no kuba bahangana n'ubuhangange bw'ingwano zabo uburyo byagiye bigenda. Mu kinyejana rero cya 10, munsi y'ikinyejana cya 10, guhera munsi y'ikinyejana cya 14, hejuru munsi y'ikinyejana cya 15 kugeza mu kinyejana cya 15, mu Gisaka bayoborwaga na Kagesera ari umwuzukuru w'umwami w'Karagwe k'Abahinda ariwe Ruhinda. Icyo gihe mu Rwanda hayobowe na Samembe, haza no kuyobora Nsoro wa mbere Samukondo. Tugeze mu kinyejana cya 15, mu Gisaka hayobowe na Kimenyi wa mbere Musaya ari warongoye Robwa, umukobwa wa Ruganzu wa mbere Bwimba. Mu Rwanda icyo gihe hayoborwaga na Nsoro wa mbere Samukondo na Ruganzu wa mbere Bwimba, haza no kuyoborwa na Kirima wa mbere Rugwe. Mu kinyejana cya 16, Igisaka cyayobowe n'umwami Kabunda. Igisaka cyayobowe n'umwami Kabunda kivugwa n'umwami Kimenyi wa kabiri Shumbusho, Mutuminka na Ntaho. U Rwanda rwayobowe na Kirima wa mbere Rugwe, Kigeli wa mbere Mukobanya, Mibambwe wa mbere Sekarongoro, uyu wa kabiri Gahima,
Ndahiro wa kabiri Cyamatare na Ruganzu wa kabiri Ndoli na Mutara wa mbere Muyenzi. Ikinyejana cya 17 Gisaka cyayobowemo kuva mu kinyejana cya 17 kugeza mu kinyejana cya 18. Gisaka cyayobowemo na Kimenyi wa gatatu Rwahashya, Kwezi kw'Irusagwe, Ruregeya, Bazimya na Kimenyi wa kane Getura. U Rwanda rwayoborwaga n'umwami Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, Mibambwe wa kabiri Gisanura, Mibambwe wa kabiri Gisanura na Yuhi wa gatatu Mazimaka. Yuhi wa gatatu Mazimaka ni wa wundi wagiraga wa mwami w'u Rwanda wagiraga imikabuko, ayoborwa na Cyilima, akurikirana na Cyilima wa kabiri Rujugira. Cyilima Rujugira yasigiye ingoma Kigeli wa gatatu Ndabarasa, Mibambwe wa gatatu Sentabyo na Yuhi wa kane Gahindiro. Abo nibo batwaye u Rwanda mu kinyejana cya 17 kugeza mu kinyejana cya 18. Abo bami rero itonde ryabo, uburyo bayoboye n'ibyiciro bagiye bayoboramo, nibyo biraza kudufasha kumenya amateka nyirizina y'Igisaka n'inkomoko n'ibigwi abami babo bagiye bagira, ndetse n'ubukaka n'ubudahangarwa bw'abanyagisaka bagize mu mizo yabo, igihugu kikiri cyabo cy'Igisaka. Tugiye kureba rero hamwe intandaro yo kubaho kw'Abagesera b'Abazirankende. Mu gukora iki kiganiro ndetse n'iyi nkuru nifashishije ibitekerezo by'abantu bakuze bo mu Bagesera b'Abazirankende, bambuye ku nkomoko y'Abagesera n'igitekerezo cya Kagesera. Kagesera rero yufatwa nk'umukurambere w'Abagesera, yari umwuzukuru w'umwami wa Karagwe Ruhinda wa mbere wimye Hagara mu mpera z'ikinyejana cya 14. Uyu mwami Ruhinda yari afite abana babiri, umuhungu witwaga Matabaro n'umukobwa Rugezo, akaba na nyina wa Kagesera. Abo bana bombi bashinze ingo, bagira imiryango yari ituranye kandi yari ibanye neza cyane. Uyu mubano warakomeje cyane, ariko uza gutokozwa igihe kimwe n'inkende y'ingore. Iyo nkende rero yasohotse mu ishyamba ryari hafi yo kwa Matabaro yiruka. Abana ba Matabaro bayibonye bayirukaho n'imyambi n'imiheto, mbese batangira kuyihinga. Inkende yahunze igana kwa Rugezo, abana be bayibonye bishimira ko babonye umuhigo. Inkende ibonye yasumbirijwe, yahagaze hagati y'abana bo kwa Rugezo n'abo kwa Matabaro, maze buri ruhande ruyita umuhigo warwo n'urundi rukayita umuhigo warwo. Abana bakomeje kutabyumvikanaho, hanyuma rero baforera imiheto yabo icyarimwe, barasa inkende irapfa. Ariko bamwe bakabwira ababyara babo bati ni iyanjye, abandi bati nabo bati ni iyacu, ko aribo ba nyir'umuhigo. Mbese buri wese yavugaga yuko ari we nyir'umuhigo. No, impaka zarakomeje, abana bo mu miryango yombi barashwana, batangira gutukana, bararwana, birangira banicanye kubera ya nkende. Ngo Ruhinda rero umwami w'Ikaragwe yumviye iyo nkuru, acika umugongo. Ati ibi ni ibiki? Ati ngaho re. Nuko ahamagaza Rugezo, ahamagaza na Matabaro, yumva ibitekerezo byabo nuko bose babivugaho. Nuko Ruhinda arangije aravuga ati rero kosa ni iryawe wowe Rugezo, kuko iyo nkende yari y'abana ba Matabaro. Umwami niko yahise afata itegeko ko abazakomoka kuri Rugezo bose bagomba kwanga inkende, aho bayibonye hose bakirinda kuba bayikoraho cyangwa kuyica. Ikaba ishobora kuba imvano y'Abagesera b'Abazirankende. Iyi niyo yabaye imvano y'Abagesera b'Abazirankende bo mu Gisaka. Nuko
ahubwo icyo gihe bari bataratura mu Gisaka. Nuko rero kugira ngo ibyo bitazibagirana, Ruhinda umwami w'Igisaka yongeyeho ko umukobwa we Rugezo agomba guhita afata izina rya Nyagakende, ndetse akanava aho ngaho kuko ataragishaka kongera kumubona, kuko iyo akomeza kumubona kuzajya bihora bimwibutsa abana be bapfuye bazize iyo nkende, kandi bazira abo buzukuru, abo bana ba Nyagakende. Nuko rero nibwo umwami Ruhinda yahise aca n'itegeko ati Rugezo nta murage azabona mu muryango we. Cyakora yamuhaye ingoma Ngabe Rukurura ngo azayihe umwana yari atwite navuka. Icyo gihe kandi ngo uwo mwana Ruhinda yategetse ko yagombaga kuzitwa Kagesera. Ngayo mvano nyine yo kuba harabayeho ingoma Ngabe y'Abagesera yitwaga Rukurura. Ruhinda niwe wayishyizeho. Ibi bitandukanye n'igitekerezo cy'abavuga bati umwami yabaga afite akomoka, yabaga afite iki, ariko mu Rwanda nabo mwibuka yuko hari abami bari bemerewe kwimika abana babo cyangwa se bakimika abuzukuru babo. Ruhinda rero nawe yimitse umwuzukuru we nk'umwami uzayobora Igisaka, amuha n'ingoma Ngabe ahita Rukurura. Hari abatekereza bati se kuki umwami waturutse ku mugore? Ntabwo yigeze aturuka ku mugore, ahubwo yaturutse kuri ubwami yabuhawe na sekuru we Ruhinda. Nk'uko mu Rwanda hari abami batangaga bimanaga n'abana babo cyangwa se bakazimika abuzukuruza babo, harimo ba Kigeli, ndibukamo Kigeli na Yuhahari. Nuko Rugezo rero Nyagakende yahise ahungira bugufi, hakaba mu gihugu cy'amajyaruguru y'u Burundi. Aho niho Kagesera yakuriye kugeza ubwo afashe icyemezo cyo kuhava n'ingabo ze yerekeza mu Gisaka. Ahingukira mu Migongo anyuze ku mugezi w'Uruvu. Ubwo yageraga mu Gisaka ahahinga mu kinyejana cya 15, Kagesera yasanze aka karere kataramenywa n'Abanyiginya. Abo Banyiginya nibo bategekaga u Rwanda bahereye mu 1991. Ubwo urumva ko ingoma yiwe yari yadutse nyuma y'Abanyiginya ho imyaka igera muri 100. Kagesera rero akimara kugera mu Gisaka yasanze y'Abazigaba abatemeye kumuyoboka bahungiye mu mubare, maze abasigaye barayoboka barashakana. Uko niko Kagesera nawe yarongoye umukobwa wa Kabumba wari umutware w'Abazigaba. Ingoma y'Abagesera bazanyenda mu Gisaka itangira ityo. Ngayo nguko uko yatangiye, nuko yabayeho ingoma yiwe ayirazwe na sekuru Ruhinda. Dufatiye kuri iki gitekerezo rero, Kagesera uyu niwe mukurambere w'Abagesera b'Abazirankende, kuko hariho abandi Bagesera batari Abazirankende ndetse hari n'Abazirankende batari Abagesera. Mu kiganiro gitaha tuzasobanura bimwe mu bihugu byatwarwaga n'Abagesera b'Abazirankende ndetse n'uburyo bagiye babibona. Bimwe muri byo twavuga ni Igisaka, kucyo twakivuze rwa, ariko tuzongera tugisubireho. Hari Ubushiru, hari Bugamba-Kigamba, hari Ubwanacyambwe n'Ubuganza bw'Epfo. Murakoze, murakagira Imana.